ariko ndagira ngo sobanure icyo ushaka kumbaza. Wumvise cyangwa hashize iminsi ngo generali bari gutaha? Icyo ushaka kumbaza, bari gutaha bari gucura. Ijambo gutaha uzi ibyo ari byo? Gara ku mipaka y'u Rwanda, ariko isengesho mukuru Imana iturinde intambara, Imana iturinde abagizi ba nabi batwatakiye igihugu bashaka kukibuza umutekano, kandi usibye na M23 n'Imana yacu iri mu kazi, kuko u Rwanda rurasenga. Tuganiriza ku kintu kivuga ngo Imana yirirwa handi igataha u Rwanda, nk'uko byavugwa na kera. Nimba no muri iyi minsi kirirwa handi igataha u Rwanda, nimba isigaye ba mu Rwanda ngo zitagisohoka igihugu. Iyo ni insigamigani kandi ntabwo nayivugaho byinshi, ifite imvo n'imvano. Ntabwo nibuka neza iryo jambo ryaravuze ku mwami nde n'icyamuteye kurivuga, ariko iyo bishatse urabibona kuko birahari. Ariko ubusanzwe buriya icyo gihe bivugwa, kereka n'inzongera namaze kubibona neza nkabyandika nkabisobanura, ariko Imana twe dusenga twizera ni Imana ibera hose icyarimwe. Ni Imana yirirwa mu Rwanda ikanaharara, ni Imana yirirwa ku isi yose ikanaharara, ni Imana itagenda, Imana itimuka, Imana itahava. Ariko uwabivuze we yari afite impamvu yamuteye kubivuga. Ntabwo nshatse kugamburiza insigamigani, keretse maze kubona icyegeranyo cyabyo neza. Nzi ko hari umwami wabivuze, nabwo icyo gihe hari by'urugamba n'undi ni kera cyane ku gihe cy'abami, ariko hari aho biri bishatse nabibona. Ariko ntabwo byose ifite, byose ireba hose, ni Imana igira neza, niyo idufashe, niyo iturinda. Ntabwo rero yirirwa handi ngo mu Rwanda ikaba ntihari, ikaza kuhaza nijoro, irahirirwa ikanaharara. Kandi si mu Rwanda gusa, ni ibihugu byose irahirirwa ikaniharara. Ariko nkuko nabivuze, iyo nsigamigani irahari, n'uwayivuze hari aho biri byanditse mu bitabo. Nzi ko ari umwami wavuze ko ntabwo mwibutse neza ari ku gihe cyande, ariko ndi bishake ndabibona mu kanya gatoya. Ariko Imana dufite iri kumwe natwe none n'iteka ryose, kuko ibera hose icyarimwe. Ariko iyo tugiye mu bigaragara, Imana ntabwo ikunda u Rwanda kurusha ibindi bihugu. Turabivugisha no ko turi Abanyarwanda, ubuhamya bwacu n'ubw'Abanyarwanda. Amateka nitwe tubibona, urukundo dukunda ntabwo turabiringaniza no gukunda kiriya gihugu na kiriya na kiriya n'ibyiriya n'ibyahehe. Twe tuzi ko Imana idukunda kandi natwe tukayikunda. Impamvu niyo ugiye gutanga ubuhamya mu rusengero cyangwa imbere y'abantu, uvuga ubwawe ibyo wumva, kandi igihe cyose uba wumva nyine ibyo uvuga ari impamvu uvuga gutyo. Nahise ubwo naza kukubaza, nese hari abantu waba uzi yanga? Bakunzi ba Shalom TV 195 tubashoje hamwe na channel yitwa Ziraziritse TV. Ziraziritse TV niyo macano tugiye gucishaho iki kiganiro. Reka mvuge ngo tubahaye ikaze kwa Iburasirazuba, Burengerazuba, mu Majyepfo, Majyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse no mu ntara ya cyangwa se mujyi wa Kigali. Ntabwo ronye twambuka n'imipaka tukagera ku mpande enye z'isi cyangwa se z'uyu mubumbe dutuyeho. Rero muri Afurika tukagera muri Aziya, tukagera i Burayi ndetse na Amerika. Mwese tubakunda, ndetse n'intara gatanu y'abadiaspora. Mwese Imana ibagire neza kandi mukomeze kugubwa neza. Njye muri kumva ni Theoneste Ntirenganya, umunyamakuru cyangwa se usobanura kuri aya macano yombi uko ari abiri. Imana ibamugisha rero, nugera kuri Shalom TV weho tugere no kuri Ziraziritse TV. Imana ishimwe rero, turi kumwe n'umuyobozi wayo. Reka musabe abibwire muri kano kanya. Murakoze cyane muvandimwe Theo wa Shalom TV 295, channel nziza iri ibyiza itambutse byiza. Je nitwa Kwizera Valence, Ziraziritse nshuti yanyu n'umuyobozi nyine Ziraziritse TV. Nk'uko umugezi wanjye ababwiye, ndabakunda, mbifuriza ibyiza, ndabasengera, kandi gusenga kwanjye kugera ku Mana, ibyo mbasabira murabihabwa. Imana ibamugisha. Arabaza kumbaza batako Ziraziritse, turabizi ko yabaye umusirikare kandi igihe kinini, ariko baravuga bati tumubarize ayakuwe mu gisirikare n'iki. Kibazo cyiza cyane. Nabaye we koko igihe kitari gitoya, niyo cyaba gito. Gito ku gisirikare burya cyaba ari gito pfa ko wabaye we gusa. Ariko navuyemo neza mu cyubahiro, ndasezererwa, ntago nagitorotse, ntago nirukanwe. Ubu harya akamutwita amazina menshi, mutwita abademobe, Nkeragutabara. Kandi Nkeragutabara burya rero saba nabyo ni byiza. Mbere bavuga ngo turi veterans,
ntacyo ibyo mwatwita byose turi ingabo zavuye ku rugerero sana ariko rero ntabwo ari ukukivamo ku bundi buryo iyo tukurebye tubona ugifite imbaraga uwo gusubizaho ntabwo ubasha umuntu nzifite kacinikovu ngo akwenda igisirikare cyakoze igisirikare kibera cyiza ngo kikuva ari uko wapfuye ubu kiriwe ku myaka 100 kurya ibiri ariko ndakuze mwana mo ndagenda ariko igisirikare ko kigira imirimo myinshi kigiyemo nagira umumaro ntakora igisirikare no kurasa gusa kigiyemo hari ibindi nakora bandi nabo bagakora ibindi imbaraga ndazifite ndaziyumvamo zingana nuko ngana nyine ukivamo ukikuvamo tazasanga ubisinziriye ukagira ngo witora isake nibyo kabisa urakoze cyane ariko ifite icyizere cy'uko yabasha guterura ubundi akongera agahangana n'umwanzi ariko ngo wagendaga inyuma y'abandi ntabwo wajyaga imbere kubera ubwoba kereka umuhuje n'uwabikubwije ukabanga amazina kabisa namubaza we ubwo se yambwira ko imbere ari inyuma ari pe uwo muntu ntabwo azi aretse ko nawe ntabyo wumvise wagira ngo ahubwo cyangwa urabihibye kabubwire imbere inyuma habaho mu rugamba abasirikare rukomeye ingoro rukomeye waba ukomeye ubwira abandi ngo usobaye uri kuraswa n'indege bavuga ngo imbere n'inyuma ni kuko iri mu kirere ntabwo ari byo aho nta habaho imbere n'inyuma nta habaho kujya ahantu barasa isasu n'iruhande yayo numva ibyo mu nda bihaga isasu rimwe mu kibuno rimwe gusa ryonyine iyo bitogota uruhande rwawe cyangwa n'abitugutisha nuko ari wowe rero ntacyo buriya rivuze n'ubu rivuze ahubwo najya kure aho riri kuvugira nasohoka ubwo nkareba rivugiye ariko niba ari umuntu wa mbere utinya isasu n'umusirikare nibyo cyangwa se icyo ni ukubera icyari cyose kandi arifite ubwo ararifite amasaka aritinyate niyo rivuze ngo ahubwo mwese aritinyate kandi iyo rivuze ahita areba aho rivugiye ngo kubera ko warizi cyane ngo bituma oya ubwo mwese aritinyate ikibazo ntabwo aritinya ahubwo kere kuvuze ngo araryubaha wenda kuko azi imikorere yaryo azi ko ari ikintu kidasubizwa inyuma kigiye kiba kigiye ariko ntiyatinya amasasu kandi nawe ayafite kandi ayarasa yatinyate se urakoze cyane ngo iyo mugiye kuganira ni umuntu ufite amagambo menshi kandi meza yaba igisirikare yaba aya ntabwo mfite amagambo tewarambeshya ntabwo mfite amagambo ahubwo mfite ijambo navuga ijambo ahubwo ntabwo mfite amagambo tewarambeshya ariko uvuga amagambo menshi kuba twatangiriye yawe mbega amagambo n'uwo umusirikare yagira amagambo mvuga ijambo neza urakoze cyane ngo ntabwo ari amagambo ahubwo ni ijambo ariko kandi yavuze menshi niyo mpamvu navuze ngo afite amagambo imana rero uduha umugisha kubwo tubonye inshuti yacu y'akadasohoka kandi akavuga ku mpande zose yaba ku z'isi cyangwa se ku za gisirikare akavuga ariko kandi reka tumaze akabazo k'amatsiko birimo biravugwa ko hari abajenerali bari gutaha bavuye muri FDLR hari abatambutse twabonye hari n'abandi bari kuza tubwire tuganirize mu nshamake wowe iyo wumvise ngo hari abajenerali bari bayoboye urugamba bari bayoboye iyo mitwe ikomeye turi kumva iyo ngiyo tukumva ngo bari kugenda batahuka ni ibihe byinshi bigaruka muri ariko ndagira ngo usobanure icyo ushaka kumbaza wumvise cyangwa hashize iminsi ngo abajenerali bari gutaha bari gutaha bari gucyura ijambo gutaha uzi ibyo ari byo gutaha ni umuntu utaha aho atashye ku bushake bwe niko wumvise niko amakuru ibyo uri kumbaza nibyo ni abari gutaha iwabo mu Rwanda ku bushake bwabo uvuze ko ngo bari kuva muri FDLR FDLR bivuze ko ari umutwe urwanya u Rwanda ugamije gukora ubutegetsi bw'u Rwanda no kugira nabi abanyarwanda ibyo uri kumbaza ni abari kuva muri wo bataha ku bushake bwabo mu Rwanda sobanura icyo ushaka kumva iyo dukurikije amakuru turi gukora kuri social media twumva ko bari gufatwa na M23 ubundi yarangiza ikabohereza mu Rwanda bari gutaha ariko urumva uko waza kose bari gutaha bataha neza bataha nabi ariko ntabwo bari gutaha iyo impamvu ndi kuvuga ibi iyo aba bari gutaha baba baratashye kera kuko abo bose wenda twese twinjiramo nko gusubiza byinshi ari abo bajenerali nabo bayoboye abo bantu bakanguriye gutaha kuva 94 bagihunga bakanguriye gutaha bingingiwe gutaha
basabwe gutaha, bagiriwe inama zo gutaha, bararirimbiwe, barabwiwe, batumweho intumwa turuka 1999 ugeze uyu munsi. Oni yabasabye gutaha, Afurika yabasabye gutaha, ntabwo umunsi icyakoze koko n'uyu munsi wataha agahaguruka agataha ku bushake bwe yabageze neza. Amakuru muvandimwe uri kumva rero nawe nanjye ndi kumva kuva kuri uriya uheruka kwerekwa isi yose n'itangazamakuru yitwaga Gakwerere. Ese Gakwerere yarahagurutse atamuga, ahubwo bakomeje kuba mu mashyamba ya Kongo ku mugaragaro, ndetse bagafashwa na Kongo ikabyemera ikabyerura, ubundi ikabihakana ikabashyigikira bagatera u Rwanda. Habonetse uramutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo n'ubundi kuko bari ku ruhande rwa Kongo nabo barwanya M23 bafatanyije n'abandi bafasha Kongo kurwana. Abo rero kuvuga M23 bararwana ikabafata mu maboko ku bushobozi bwayo, ku mbaraga zayo, yasanga ari abanyarwanda ikabashyikiriza u Rwanda. Ubwo wenda abakongomani wenda bashyikiriza Kongo ntabwo mbizi, tumva ko hariho n'abarundi bafasha Kongo n'ibihugu byinshi. Ubwo wenda nari yibafashe ibashyikiriza ibihugu byabo, niba ari kwigenza ni ibintu byiza. Nubwo buryo rero ngira ngo yafashe Generali Gakwerere ikamushyikiriza u Rwanda nk'igihugu avukamo. Ntabwo ngenda bavuga Gakwerere yaratashye, oya yaratashye se ahambira ibye byose uko abifite, akora imyenda ya gisirikare, akuzeka imbunda, arazabwira u Rwanda ngo ndatashye mu gihugu cyambyaye. Oya, umuntu ufatwa mu maboko agashyikirizwa abandi ntabwo abatashye. Aho byo ni icyambere. Ntekereza ko nacyo umuvandimwe yaravuze ati mu minsi yaje twumvisha abandi. Hanyuma ubu nanjye maze kubona ku mbuga nkoranyambaga ku macano hafi 5 avuga ko ku mupaka i Rubavu hategerejwe Generali Omega. Muvandimwe Theo, soko nawe uri kubyumva? Nuko uri kubyumva, kandi biragaragara ko no mu mashusho bari kuba bugaragaza, ahubwo tuganirize kuki uyu mutwe wa M23 uri gufata izi ngabo zikomeye wanyuze ukazureza mu Rwanda. Nizere ko gusa mu mvugo wabihimbiye ko batari gutaha, ahubwo bari gufatwa na M23 bari ku ruhande rwa Kongo barwanira Kongo. Ikintu cyo kwibazwaho, ikintu cyo gutekerezwa ko umunyarwanda usura Rwanda ari kurwanira Kongo. Hanyuma kuri icyo ngicyo rero kuvuga ko itangazamakuru turikora ku mbuga nkoranyambaga ntabwo benda biremezwa ko ari byo ngo umuntu abikonfirme ko, ariko biri kuvuga ko ubu yabategerejwe i Rubavu Generali Omega. Ariko Omega ni irihimbano, bari mu mashyamba bihimba amazina menshi. Ndi kumva ko ngo amazina y'ubusanzwe yitwa Ntawunguka Pacifique. Ntawunguka Pacifique uyu rero si ubwa mbere mwumvise. Mu minsi yashize numvise ibiganiro by'umwana we, uzi ko buriya afite umwana hano mu Rwanda uhari uguwe neza umeze neza, wakanguriye na se gutaha, ise ntiyata, ariko agahinda no koko General Pacifique home umwana ari mu Rwanda wawe wabyaye wowe mu mashyamba, uba wumva bihura ubundi. Cyakora ndi kuvuga nkaho ndi kumureba aho ndi kumubwira, ariko ntacyo kubona kwategerejwe i Rubavu gusa. Byaba ari inkuru nziza kuri twebwe. Utera u Rwanda afashwe ntabakiri kurutera ni byiza. Uravuga utenda gufatwa ko bakomeye, ariko ugura wabonye ko uri heruka gufatwa bagaragaje n'amasikoti abamurindaga. Ubwo wenda n'uyitumubona hari n'abamurinda, wenda hari turabimenye, ariko gusa kimwe cyo niba umuntu yanze gukora ibyiza, ntabwo uzi ko mu myizerere yacu mu gusenga tuvuga ngo iyo wanze kwihana urahanwa. Siko ijambo ry'Imana rivuga? Ijambo ry'Imana ritubwira kwihana, iyo utihannye urahanwa. Twavuga ngo ibyo byose kubikurikirana ni ngibi rero n'ubundi byo mwisi nabwo. Niho wanze gutaha ushobora gucyurwa ugatahurwa, noneho wanze gutaha ugatahurwa, hanze kucyura neza ugacyurwa. Ubwo M23 abantu bari kurwana cyakora twumva baba ari abantu beza pe, bari gufata umunyarwanda bakamushyikiriza u Rwanda. Ni byiza. Kurwana urugamba n'urugamba, ntambara n'intambara. M23 n'ubwo ufite ukundi bafata bakarwana bakaruka ingufu, twumva ngo birutse banyuza bagiye bataya. Ubwo buryo bura nabo bafatwamo ko nubwo ari generali ariko ni sirikare abandi ari mugamba ari mu mashyamba ari sandu bataye kumufata. Birashoboka rwose kuko ni ikigaragaza ko aba yarushijwe ingufu, aba yahuye n'ingufu zibutize. Niba yumva ari umukomando ubizi neza, aba yahuye noneho n'abamurenze, kuko bagufashe uri hasi y'abagufashe baba bagusumbye, baba bakwereka ko hari icyo bakurushije. Ubwo turakomeza tegereze
twumve koko kwaza kuhagera mu kanya turongera turebe ariko kimwe cyo amacano atanu yose mbonye abivuga simpamya ko byaba atari ukuri naze rero agiye mu Rwanda cyego zibishinde ziramwakira sibura nuko nyine M23 yamufasha ubwo ari Omega kajya rero mubona ari sanze nzi wenda muri abo bantu bakera ntago we muzi nabonye amazina kuriya ntago nari muzi kandi nabo nari nzi ubusanzwe ni bake wenda naba naragiye menya iyo ngiyo ariko Omega ntago nari muzi gusa misi yashize byanje gutangazwa ko yapfuye ko yarashwe n'imvutura mwiciye mu rugamba ariko igisirikare kigira amabanga menshi ntago bapfuye kubivuga gusa kuba baravuze ibyo umunsi bakagaragara ko bamuze mu Rwanda yose nibyo basirikare bafite kwishi bakora bafite ko bakora imirimo yabo bafite kuba igenza hano wabyivangamo icyo turagusa twe nk'Abanyarwanda nuko ari byiza nazuri mu Rwanda ntiba hari ibyo aharebwa hari inzigo zibishinzwe ntiba ntabyo kandi byose ari inzego zishinzwe kubimenya kimwe cyo General Omega cyakoze ni rwose je kumva ijambo General Omega ipeti rwose baramucyuye bamutashe nabi nibamucyure aze aho yanze kuza kuneza yingingwa ahendahendwa abwirwa kandi kuko ni ngombwa ko Abanyarwanda baza mu Rwanda bavuga sinjare n'ibintu bigorana kwibaza utekereza ntubishyikiye aba bantu barwana ngo biginde ubu baracyafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi kuva 94 aho bari n'abandi ku kiciro cyo bazacyumva n'abakiri mu mashyamba wenda bafite amatelefone andi babyumve kuko muracyafite hari ndirimbo kera mu bigeze kubyina yari amagambo avuga ngo garuka dufatanye kurwubaka ngo kuko ibyiza bikorwa n'abantu intambara irasenya nk'iyubaka yavuga mugamo ngo mbese colonel ujirajira ngo mu mashyamba ngo general ujirajira ngo ibiki n'ibiki ngo hirya no hino mu mashyamba nyamara rero ibintu mwabireka mugashyira ubwenge ku gihe mukareka kwishinga Kongo ngo iri kubafasha kandi nawe ubwaye itari kwifasha siri kubafasha gute kandi nayo itari kwifasha wewe iyo murebye murabona iri kwifasha sinamwe ahubwo nimwe muri kuyifasha iyo ntiri kubafasha ahubwo nimwe muri kuyifasha vanimwe rero General Omega ahunguka Pacifique nuko nanjye ariko nakumva nkoranyambaga ko yafashwe agiye kuzaba mu Rwanda niba ari byo koko naze bituma kubona inkuru imaze kwemezwa tunya tugira ikindi tubivugaho wenda urakoze cyane kandi nzi neza yuko nubwo wenda bafatwa bagataha ariko se reka mubaza kozo kamatiko barafashwe baraje basabye imbabazi z'ibyo bakoze ntabwo bashobora kongera gusubizwa mu peti yabo bakaguma mu gisirikare ibyo nje nawe ntaho duhuriye nacyo kibazo cyihorera ntaho duhuriye nabyo ibyo oya icyo kibazo ntikibazwa nawe ntikinasubizwa naki urumva neza ubu nge nawe twembi ubu tutaba twivanze bitari byacu kuvuga mu bya generali no gusaba imbabazi no kuzihabwa no gusubizwa ipeti no gusubira mu gisirikare ibyo ntabwo ari byacu ibyo tubiharire ababishinzwe icyo turi kuvuga turi kubaza mbese koko yaba koko agiye kugezwa mu Rwanda mbese niba aje inyungu zacu ni izihe ese aramutse ataje igihugu cyacu ni iki aje ni inyungu zacu z'Abanyarwanda kuko ari ugucogoza izo mbaraga zigamije kutuvutsa umutekano n'umudendezo izira ziri gucogo ataje byaba ari bibi kuko zaba ziri kwiyongera ariko icyo cyose waruvuze ari ukukibaza no kugisubiza twaba twivanze ntabwo byaba ari ibyacu urakoze cyane rero ngagira ikintu wabwira Abanyarwanda tuze amatwi bari kubona izi nkuru cyangwa se bari kumva bakanatekereza kubera ko iyo umuntu yumva aratekereza akavuga ngo ibi ndi kumva hagiye kwikiraho iki cyangwa se harakorwa iki ariko kandi nizere ko ari amashimwe ku Banyarwanda kubera ko nk'uko wavuze ngo imbaraga zo kuturwanya ziri kugenda zigabanuka ahubwo noneho tukagenda tubona ibisubizo reka tuvuge ngo M23 nubwo wenda hari amakuru avuga ko ifashwa n'u Rwanda ariko twavuga ko M23 irimo iradufasha akazi ahubwo ibyo byo kumva ko ifashwa n'u Rwanda ntabwo tubizi ntabwo iratureba ariko n'icyo wabwira Abanyarwanda kuri izo ntambara cyambere twebwe Abanyarwanda turi abantu bizera Imana kandi basenga kandi tukanakora ntabwo dusenga gusa ahubwo turakora dukomeze gusenga Imana iturinde intambara ni mbi intambara ntikabeho nura mugani abantu bahimbye niba nk'Abafaransa bavuze ari bane ngo ushaka amahoro ngo ategura intambara ntabwo numva ko ari byo ntabwo waba ushaka amahoro gutegura intambara ni mbi kandi Abanyarwanda tubizi kuruta benshi ku isi ngo rero Imana ishimye ko
ariko idufasha iturinda ibyo byose. Niba nkuko ndavuga ngo niba kuko n'ubundi turi kubona ngo yabategereje ku Gisenyi i Rubavu. Ni byiza rero twicyo nabwo abanyarwanda ko twakomeza gusenga no kuba maso no kurinda umutekano wacu no gutangira amakuru ku gihe kuko tubikangurirwa, kandi tugakomeza kuba maso nuko ibyo dukwiye gukora nicyo cyambere. Dukomere rero, nta bwoba n'abaza babutera n'abaca ku mbuga nkoranyambaga n'abahanura ibi n'ibi, ibyo byose twebwe icyo tureba ni ugukora ibyo tugomba gukora, tugateza imbere igihugu cyacu, tugakomera ku bumwe n'ubwiyunge, tugakomera kurinda umunyarwanda, tukarushaho kuba umwe no gukundana, dusengera igihugu cyacu. Imana ikirinde intambara, niba koko Imana ari kugifata abantu bakomeye nk'abo ikemera ko bafatwa mu maboko ya M23, nabyo ni byiza. Icyo twebwe tubwira abantu dukomeze dukore, natwe twirinde umutekano bwacu, tubane neza, turushaho kwimakaza ndi umunyarwanda. Ibyo birahagije. Ntambara irasenya ntiyubaka, nta mpamvu yayo. Ariko gusa ni byiza cyane cyane turavuga byinshi tumaze kubona inkuru koko ko ariyo ibaye impamo amaze kwakirwa koko n'ababishinzwe. Urakoze cyane, karagaciyeho, reka turekera aho ngaho, hasigaye ibindi tubitega amaso cyangwa se bitega iminsi, ariko nta nduru ivugira ubusa ku gasozi. Byaga byakunda bagomba gutaha kuko barategerejwe. Noneho rero muri kano kanya reka tuvuge ngo Imana ikomeze kubana natwe kandi ikomeze guhagarara ku mipaka y'u Rwanda, ariko isengesho nyamukuru Imana iturinde intambara, Imana iturinde abagizi ba nabi batwatakiye igihugu bashaka kukibuza umutekano. Kandi usibye na M23 n'Imana yacu iri mu kazi kuko u Rwanda rurasenga. Tuganiriza ku kintu kivuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha u Rwanda nk'uko byavugwa na kera. Nimba no muri iyi minsi ikirirwa ahandi igataha u Rwanda, nimba isigaye mu Rwanda ngo zitagisohoka igihugu, iyo ni insigamigani kandi ntabwo nayivugaho byinshi, ifite imvo n'imvano. Ntabwo nibuka neza iryo jambo ryaravuze ku mwami nde n'icyamuteye kurivuga, ariko iyo ubishatse urabibona kuko birahari. Ariko ubusanzwe buriya icyo gihe bivugwa, kereka n'inzongera namaze kubibona neza nkabyandika nkabisobanura, ariko Imana twe dusenga twizera ni Imana ibera hose icyarimwe. Ni Imana yirirwa mu Rwanda ikanaharara, ni Imana yirirwa ku isi yose ikanaharara, ni Imana itagenda, Imana itimuka, Imana itahava. Ariko uwabivuze we yari afite impamvu yamuteye kubivuga. Ntabwo nshatse kugambura izo nsigamigani, keretse maze kubona icyegeranyo cyabyo neza. Nzi ko hari umwami wabivuze, nabwo icyo gihe hari iby'urugamba n'undi ni kera cyane ku gihe cy'abami, ariko hari aho biri bishatse nabibona. Ariko ntabwo byose ifite, byose ireba hose, ni Imana igira neza, niyo idufashe, niyo iturinda. Ntabwo rero yirwa ahandi ngo mu Rwanda ikaba ntihari ikaza kuhaza nijoro, irahirirwa ikanaharara. Kandi si mu Rwanda gusa, ni ibihugu byose irahirirwa ikaniharara. Ariko nkuko nabivuze, iyo nsigamigani irahari, n'uwayivuze hari aho biri byanditse mu bitabo. Nzi ko ari umwami wavuze ko ntabwo mwibutse neza ari ku gihe cyande, ariko ndibishake ndabibona mu kanya gatoya. Ariko Imana dufite iri kumwe natwe none n'iteka ryose kuko ibera hose icyarimwe. Ariko iyo tugiye mu bigaragara, Imana ntabwo ikunda u Rwanda kurusha ibindi bihugu. Turabivugisha nuko turi Abanyarwanda, ubuhamya bwacu n'ubw'Abanyarwanda. Amateka nitwe tubibona urukundo dukunda, ntabwo turabiringaniza no gukunda kiriya gihugu na kiriya na kiriya n'ibyiriya n'ibyahehe. Twe tuzi ko Imana idukunda kandi natwe tukayikunda. Impamvu niyo ugiye gutanga ubuhamya mu rusengero cyangwa imbere y'abantu uvuga ubwawe ibyo wumva, kandi igihe cyose uba wumva nyine ibyo uvuga ari impamvu uvuga gutyo. Nahise ubwo naza kukubaza, nese hari abantu wabuze yanga? Hari igihugu wabuze Imana yanga? Ukakimbira uti njye mbona iki n'iki icyanga. Oya, ntacyo. Imana ubwayo, Imana ni urukundo, ubwayo niyo rukundo. Imana ni urukundo, ngo udakunda mwene se areba ntiyabasha no gukunda Imana atabonye. Imana idukunda nk'uko ikunda abandi, keretse ahubwo iyo yivugiye ko hari abikunda kuruta abandi, niyo yabyivugira. Ntabwo ari njye nayivugira ngo hari abo waba ukunda kuruta abandi. Icyo nzi uko Imana ari urukundo, kandi ni urukundo ku baremwe bose, ni urukundo ku bayishaka n'abatayishaka, ni urukundo ku bayizi n'abatayizi, ni urukundo ku bayisenga n'abatayisenga. Twese iradukunda. Urakoze cyane, twese iradukunda. Hari uyize kuvuga ngo Yesu ngo ahungiye mu Misiri ngo yatunzwe n'amazi y'uruzi rwa Nili kandi isoko yayo iri mu Rwanda. Aravuga ngo icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana ikunda Abanyarwanda. Wowe iyo mvugo urayivuga wiki? Ubwo
uretse ko yarahahungiye ari uruhinja akahamara iminsi mike agasubira mu gihugu cye, ubwo ayo yanyweye imyaka yose y'ubuzima bwe, ubwo si we yabikunda cyane kuruta twebwe yaranyweyeho make. Kandi ntiyanyweye ku isoko ya Nili nyirizina, yanyweye ku ruzi rwa Nili, urwo rugira mu Misiri rufite irindi zina. Ngira ngo urwo ruzi Ethiopia irukoraho, Somalia, sinzi ibihugu by'umuntu arebye niyo no muri Africa ahantu henshi. Bavye nyine ni kwa kuvuga ko yabidukunda. Icyo ntari bwemere nuko yabifite abikunda kuruta abandi. Niba bahari koko niyo yabyivugira. Imana akaba yo tubaza ngo ariko hari abantu bakunda kuruta abandi, baba bahari ikabivuga. Yigeze ivuga rimwe ituma Samuel kwimika Dawidi, yaramubwiye ngo ndebye mu bahungu ba Yesayi mbonye mumeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Iyo niyo yabyivugiye, ntabwo ari umuhanuzi, ntabwo ari kwizera, ntabwo ari pasiteri, ntabwo ari Theo. Niyo yarivugiye ngo mu bana be, ni ukuvuga ngo yabonyemo uwiri gukunda kuruta abandi. Niba n'uyu munsi ku isi ariko bimeze, niyo yabyivugira. Niba Yesu yaratunzwe n'amazi y'uruzi rwa Nili, isoko ya Nili ikaba iri mu Rwanda, ibyo ni byiza. Njye ndumva kitaba impamvu yuko yaba dukunda kuruta abandi, kuko harayo yanyweye bikekwa ko ngo yaba yamaze imyaka nka 33, ariko ni ugukeka hari cyangwa ikarengaho hafi. Ubwo se kandi ibyo ngibyo amazi ari uruhinja, ubwo ni se na nyina bayanyweye, ntawahamya ko Yesu yanyweye amazi. Ubwo yaba yarayose mu mabere ya nyina, kuko ntabwo Yesu yanyweye amazi ari uruhinja rutaragira n'ukwezi. Ariko hari aho yanyweye noneho anywa menshi, imyaka 33 yose ayanywa. Aho nibo baba bafite ari aho birutana, bitewe n'iyo mpamvu haba icyo gihugu noneho yabayemo, yarerewemo, aryamo, anywamo, karabiramo, atemberamo, cyaba gifite isumbwe ku isi yose. Ndumva ari uko nagusubiza muvandimwe Theo. Urakoze cyane, Imana ikuvugisha ni ukubansubiza. Ariko kandi reka tugaruke, Bibiliya yarambwiye ngo Imana yavuze ko yakunze Yakobo ikanga Esawu. Urwo rwango rw'Imana yo kwanga Esawu, Imana ikubabarije, Imana ikubabarije. Imana ntigira urwango, Imana ni urukundo. Niba Imana yambara imyenda nk'iyi twambara, iyo myenda ni urukundo. Niba Imana igira imisatsi nk'iyi yacu, imisatsi ni urukundo. Niba Imana ni urukundo yose 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 uko ingana. Iryo jambo uvuze yararivuze koko, ariko ryari ubuhanuzi bwo uko abo bana yabivuze bari no mu nda ya nyina. Nibwo iryo jambo ryatangiye kuvugwa bari mu nda ya nyina. Ntabwo rero rwari urwango nk'uru tuzi, nuko yari ifite umugambi. None se abo bana bakomoka kuri Esawu ntiyagiye bagirira neza na Esawu bwe ntiyagiye barinda, naho ntibafite imiryango ibakomokaho kandi myinshi kandi ikanabakunda. Yashaka kugaragaza ko hari ikindi kintu igambiriye gukora mu isi, hagiye kubonekaho irindi shyanga yitoranirije ryo ku bushake bwayo, rikazaturuka kuri Yakobo ariwe wiswe Isirayeli, kuko Abisirayeli bakomoka kuri Yakobo kuko ariwe wiswe Isirayeli. Ni umugambi Imana yari ifite, kandi nk'uko nakubwiye kuva mbere, niba ari ibyivugira aho ni amahoro. Ubwo ntabwo wambaza urwango rw'Imana, ahubwo wayibaza, kuko njye ntabwo ndi umuvugizi w'Imana, ahubwo Imana niyo muvugizi wanjye. Ntabwo ngiye mburanira Imana, ahubwo iramburanira. Urumva neza? Niba rero wowe wumva ko urwo ari urwango rwitwa urwango uzamutwangana tugashwana twegera gute, wayibaza ariyo akaba ari kwisubiriza. Kandi nahereye imbere mvuga ngo niyo yasubiza icyo kibazo, ntabwo ari umuntu wagisubiza. Ariko ntabwo yavugaga ngo yamwanze urwango, ahubwo bwari ubuhanuzi bw'uko hari amahanga igiye kurema yandi mashyashya. Yagiye ngo kandi kuko muri Isiraheli himikwaga umwana w'imfura, akaba ari we ugaragara nk'aho ari byose. Imana igira ngo igaragaze ko abana bose ari abana, no ku mwana utari imfura yaremeraho ibitangaza bikomeye, yaremeraho umuryango wayo. Byatumye utabikora ku w'imfura nk'uko babyibwiraga. Ngira ngo uzi n'ahantu Yakobo yashatse gusengera abana babiri cyangwa kubahisha imigisha, noneho abikora anyuranije amaboko. Ikiganza cy'iburyo cyagombaga kujya ku mwana mukuru, none haranyuranya kijya ku mutoya. Ise wabo bana aramubwira ngo ya papa wibeshye, ikiburyo gishyire kuri uyu niwe mukuru. Ise aramusubiza ngo ibyo nkora ndabizi. Hano hari ubuhamya. Nabirabika Imana abigenje rero, nawe anyuranije amaboko, ikiburyo igishyira kuri Yakobo, icy'ibumoso igishyira kuri Esawu. Nayo yari ivugiye ngo ibi ndabizi,
uyu naza ari ubwoko bukomeye. Hari Imana yagira ngo igende ivana mu mitima y'abantu kuko uzi ko icyo gihe umwana w'imfura yabaga ari umwana kandi ikigutangaza iyo yabaga ari umukobwa ntibamubaraga nk'imfura. Nawe rero ko bagiraga ivangura rikomeye yitwaga imfura gusa ngo akomere ari uko ari umuhungu. Imana rero ifite umugambi wayo hariya, ntabwo yari ifite urwango nk'uko tubitekereza. Ni icyo gisubizo nagusubiza. Urakoze cyane, ntabwo yari ifite urwango, ariko kandi turi kuvuga ngo Imana ikunda bose. Ariko se koko nibyo koko Imana ikunda bose? Iyo dusomye ijambo ry'Imana usanga hari abikunda n'abidakunda, ahubwo tukibaza ngo kuki. Iyo dusomye Yesu nawe usanga akenshi hari abantu yatoranyaga mu bigishwa be akabakunda kurusha abandi, bakazamukana imisozi bakajya gukora ibitangaza. Mbese no mu ifatwa rye twumva ko hari abantu yihereranye nabo, ajya kubonana na Eliya. Hari abantu bake yajyanye batatu. Tuganirize kuki hari abantu b'inkoramutima Yesu yatoranyaga mu bandi. Tuvuye mu isaro rya kera akabona akababwira byinshi kuruta ibyo yabwiraga abandi. Hanyuma ndahita ngusubirisha ikibazo, ni ukubera icyo utari pasiteri? Nitujya ba pasiteri barobanura ba pasiteri uhari, barobanuramo umwe cyangwa babiri uhari, ariko ntibagufata, bafata uwo bafashe. Bajya barobanura abasengerwa ku bintu bitandukanye mu nsengero. Urusengero rufite abantu 400 bagatoranyamo 10. Ibyo ni ibisanzwe. Urobanura n'ufite impamvu arobanura. Yesu yarakeneye intumwa 12 zihagarara imiryango 12 y'Abisiraheli, arazitoranyiriza. Itatu nazitoranya ni ukizi n'amadeparitema yo mu isi yose n'ibyiciro, uyobora akagari haba ari umwe cyangwa buri cyangwa bangaye cyangwa komite, bakayobora abaturage bose. Biroroshye, ibyo ni ikintu cyumvikana ko bitavuga ngo bataturanijwe. Mbere se Yesu yari gufata abaturage bose akabagira intumwa ze? Ntabwo byari gushoboka. Ubu si ibihugu bizafata abaturage bose bagira abasirikare? Ntabwo bishoboka. Ahubwo biratoranya babaho. Bizafata se abaturage bose bagira abapolisi? Ntabwo bishoboka. Abaturage bose bazaba bameya? Oya, nibyo ari ubuyobozi busanzwe. Kandi Yesu ari mu isi yasaga n'abari mu isi, yisanishaga nabo, yakoraga nkabo, akanarya nkabo, akanasonza nkabo, ariko akaba afite n'ubumana bwe 100% n'ubundi. Ni ngombwa ko bose ntibatoranywa, hatoranywa ku mpamvu z'utoranya, kuko umuntu ava muri benshi agahagarika iki n'iki, nabyo byari ngombwa ko Imana ibigenza gutyo. Urakoze cyane. Ni ijambo riri mu Malaki igice cya mbere umurongo wa 2, kugira ngo abantu bumve iby'iri jambo. Reka turisome. Igice cya mbere cya Malaki, ni igice cya mbere umurongo wa 2 ngo ni ijambo rito cyane vuga ngo narabakunze niko Uwiteka nyiringabo, nyamara murabaza muti wadukunze ute? Uwiteka ati Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga, imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Ni kw'iryo jambo niko rivuga, ariko nanakimusubije. Ibi bintu byose biba ari ubuhanuzi muvandimwe, wibiringaniza n'ibigaragara. Esawu buriya mu rundi ruhande yarahagarariye abantu batemera Imana, batizera Imana. Yakobo wavuye mu Isirayeli, waje kwitwa Isirayeli, kandi Isirayeli ihagarariye abubaha Imana, abizera Imana, abasenga Imana. Uzi ko ijambo Isirayeli risobanura ngo ubwoko bw'Imana. Ijambo Isirayeli risobanura ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo kuko kuri we hari kuzakomoka ubwoko bw'Imana. Ubu natwe nge nawe niba twizera Imana, twizera Kristo nk'umukiza wacu, turi ubwoko bw'Imana. Abatayizera baracyari kwitirirwa Esawu. Ariko kuko ijambo rivuga ko Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Ntabwo Imana yanga umuntu, ahubwo yanga ibyo akora. Iyo abivuyemo ahita aba Isirayeli, ubwoko bw'Imana. Aho nabisobanuye cyagiye nabivuze mbere ko rutari urwango rwitwa urwango nk'urwango bangana, ahubwo nk'ubuhanuzi bw'uko hari hagiye kubaho abitwa ubwoko bw'Imana, abatabwitwa, ariko buri wese yemerewe kwitwa bwo, kuko nta muntu uhejwe kugakiza kuri Kristo, ubwoko bw'Imana. Iryo jambo no mu isezerano rishya mu Baroma ririmo, ntabwo ari ngaho gusa riri. N'urwo Pawulo n'iki Abaroma naho ririmo avuga ibyo nyine ko Imana yagize kuvuga ibyo ngibyo, ariko ntabwo avuga ngo Imana irangana, kuko ubwayo ni urukundo. Abaturutse kuri Esawu
bahawe nabo n'ubwoko Imana yabaze yiyegereje bakomeye nabo kuko bavuze ko aho agiye gutura kandi Imana ikajya ibana nawe ntabwo ari urwango n'ubwo abantu bangana bariya bakanga bariya uyakanguye ngo biringanize kuvuga ko Imana yangana kuko ubwayo ni urukundo. urakoze cyane Imana urukundo. Umuntu umwe yabarijije mugenzi we aramaze ngo mbese Imana ishobora byose, undi ati Imana ishobora byose rwose nta kintu kinanira. aramusubiza ati none reka mubaze ikibazo kimwe, ishobora nimba ishoboye byose ishobora kurema ikibuye kinini itashobora kwikorera? gusa umvabo ntabwo amazaga ibibazo byo kumenya, ibyo byari ibibazo by'impaka gusa, ntabwo byari ibibazo byo kumenya kuko niba yaramaze kumbwira ko ishobora byose ntabwo ari kumubaza gutyo, yari kumva nyine ko nabyo mwese ubundi yashobora kurema iki itashobora, yarema ikidashoboye, n'isi yose irayishoboye kuko yo yayiremye. Nibyo bibeshatse nabaganiraga we nubwo byari burage bisanzwe, ariko nyine ngo umugani ugana kariho niba yaremeraga ko amubwiye mugenzi we ko ishobora byose ntabwo agomba kumubaza gutyo, ntabwo cyari ikibazo cyo byari kubariza impaka gusa cyangwa ibiganiro. urakoze cyane Imana iguhe. Reka dusoze ariko kandi ibi byose tugomba kubimenya kandi tukabisobanukirwa. Ubutaha tuzavuga ibindi, ariko ndashaka kubabwira ngo abantu bazi neza ko batoranyijwe n'Imana kuko idutoranya dukuye mu bandi. Ntabwo nzi impamvu nabitabahamagara rimwe ngo twese ariko kandi buriya ni impamvu y'Imana ntabwo bitureba. gatoranya uriya Sawuli cyangwa Pawulo yari kugendana n'abandi, umunsi afatwa n'imbaraga z'Imana yari kumwe n'abandi, ariko wari ufatwa wenyine ndetse ngo abandi bumvaga ijwi ariko ntibabone urivuga. Uwo munsi niwe wari ugenderewe, niwe wari umunsi we aba ari ufatwa. Icyo kibazo cyabazwa utoranya muzi n'icyo akurikiza. urakoze cyane Imana iguhe. Reka tugane ku musozo, ariko mudukurikiye mujye mufashwa kandi mutubwire ko ikindi mujye mudukosora aho bitagenda neza, mujye muri komenti kugira ngo tugire ibyo tugorora, ariko turifuza ko tuzajya tujyana ibiganiro kenshi kandi nawe ugomba kuba maso ukumva icyo Imana igushakaho. Murakoze cyane, Imana ibavugisha. Reka duze umukozi w'Imana abasengera Imana. Ntabwo twasenze kubera ko dukeneye gusengera abantu bakurikiye aya macano, bumvishe ijambo ry'Imana kandi bumvishe inkuru zitandukanye. Nawe ufite ko wakora muri komenti ukagira icyo tumenyesha, kandi ufite n'icyo watumenyesha waza nawe tukaguha mikrofoni ukagaragaza igitekerezo cyawe cyubaka imitima y'abantu cyangwa se kibasha uko uzabyumva tuzakora uko nguko. Imana iguhe. Reka umukozi w'Imana abasengera Imana abahera telefoni ze mu izina rya Yesu. Mana data twese uri mu ijuru turagushimye, uri kumwe natwe mu iteka ryose, nawe ni data bose hirya no hino impande enye z'isi. Ni wowe ufashe isi yawe, ni wowe uzi aho washinze inkingi zifashe ijuru ngo ritagwa mu isi rikayigwira, ni wowe uzi uko wabigenje ngo inyenyeri zitagwa mu isi kandi zinayiruta, kubw'ubutware bwawe n'ukwezi ntikugwa n'amazi ntasandara ngo yuzure isi, kuko wahaye itegeko ryatagomba kurenga. Uhabwe icyubahiro, komeza kudufasha muri byose no kuduhagarikira, by'umwihariko igihugu cyacu udufashe ugikomeze, inzego zose kuva ku rwego ruto kugeza ku rukuru, inzego z'umutekano, inzego z'ubuzima, twese tunisha imbaraga zawe udufashe. Mwami uzi ko dufite icyaka cy'amahoro n'umunezero kandi uzi ko wakitumara. Turinde intambara, turinde akagambana kariko kose, turinde ibiza n'ibyorezo, udufashe kandi naho ibyo byose byamaze kugera niwe wabihakura mu isi ukabirinda. Urakoze kumeza kudufasha aho umugisha aho mu kiganiro kandi bakumva ari cyo bigisha mu byo tuvuze. Uhabwe icyubahiro, uzongere kudufasha tukore n'ibindi biganiro kuko ari umwuka wo kuvuga, ubikorere kwiyubahisha murengezi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wakenera kumvugisha, kumva igitekerezo, kusengera, kunganiza, kunyungura inama, nshakire kuri nimero no kuri WhatsApp 07 88 22 20 14. Imana iguhe umugisha. Ni mwene so Kwizera Valens Ziraziritse. Ciao ciao.